Ikaze mwese abadukurikira kuri African Deals Domain kuri YouTube channel yacu n'izindi mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero muri aka kanya tugiye gusobanukirwa imisoro mu Rwanda, icyo buri munyarwanda n'umucuruzi akwiye kumenya, kuko abantu benshi mwakomeje gukurikira iyi series yacu y'ibiganiro tuba tugenda tubagezaho kugira ngo mubashe gusobanukirwa ikintu ku kindi. Murakaza neza kuri African Deals Domain. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ibiganiro byacu byibanda kuri serivisi za leta n'iterambere ry'ubucuruzi. Hanyuma ni nyuma yo kuganira ku buryo bwo gutangira no kwandikisha business. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ngingo ifite akamaro buri wese ukora business cyangwa uteganya gutangira business. Insanganyamatsiko yacu iragira iti gusobanukirwa imisoro mu Rwanda. Twizera ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza, mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho byose bijye bibagereraho igihe. Reka twinjire mu kiganiro kwitse gakeya, hanyuma twite twinjira mu kiganiro cyose uko cyakabaye. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, turarakirana no gukomeza gukurikirana amakuru abagiye agezweho hirya no hino mu isi, mu Rwanda, mu karere uherereyemo, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko y'uno munsi y'ikiganiro. Hari abantu benshi bumva ijambo umusoro bagatekereza ko ari amafaranga leta ifata gusa, ariko se umusoro ni iki? Kuki wishyurwa kandi ugirira akahe kamaro igihugu n'abaturage batuye icyo gihugu? Reka tubisesengurire hamwe. Umusoro ni iki? Umusoro ni amafaranga cyangwa indi nyungu abaturage n'ibigo batanga hakurikijwe amategeko kugira ngo leta ibashe gutanga serivisi rusange. Aya mafaranga niyo afasha igihugu gukora ibikorwa byinshi by'iterambere. Iyo abantu bishyuye imisoro neza, leta ibasha kubaka imihanda, kubaka amashuri, kubaka ibitaro n'ibigo nderabuzima, gutanga umutekano mu baturage, guteza imbere ibikorwa remezo, gushyigikira gahunda z'iterambere. Mu yandi magambo, imisoro ni umwe mu nkingi z'iterambere ry'igihugu. Kuki buri mucuruzi akwiye kumenya imisoro? Hari abantu batangira ubucuruzi bibwira ko imisoro ireba gusa amasosiyete manini. Sibyo. Iyo utangiye ubucuruzi ni ingenzi gusobanukirwa inshingano zawe hakiri kare. Kumenya amategeko agenga imisoro bigufasha gukora ubucuruzi mu mucyo, kwirinda amakosa ashobora kugutera ibihano, gutegura neza amafaranga yinjira n'asohoka, kubaka icyizere mu bakiriya no mu bafatanyabikorwa. Akamaro ko kubika inyandiko z'ubucuruzi. Buri mucuruzi akwiriye kugira umuco wo kubika inyandiko ibirimo inyemezabwishyu, inyemezabuguzi, igitabo cy'ibyinjiye n'ibyasohotse, amasezerano y'ubucuruzi. Kubika neza inyandiko bituma umucuruzi amenya uko bizinesi ye ihagaze, kandi bikoroshya kubahiriza inshingano z'amategeko. Imisoro n'iterambere rya bizinesi. Reka turebe aho imisoro n'iterambere rya bizinesi bihurira. Hari abantu batekereza ko kwishyura umusoro ari igihombo. Mu by'ukuri ubucuruzi bukorera mu mucyo buba bufite amahirwe yo gukura. Bizinesi yubahiriza amategeko ishobora gukorana n'ibigo bikomeye, gusaba inguzanyo, kwitabira amasoko atandukanye, kubaka izina ryiza kandi ku isoko abakiriya bakabasha kwiyongera ari benshi. Murumva ko rero gutanga umusoro no kumenya kubara ari inyungu zikomeye. Ikoranabuhanga mu misoro ryo rikoreshwa mu Rwanda. Serivisi nyinshi zijyanye n'imisoro zigenda zitangirwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi bifasha gutanga amakuru ku gihe, korohereza abasoreshwa, kugabanya amakosa, kwihutisha serivisi. Ni byiza ko rero
ba rwiyemezamirimo bakomeza kwiga gukoresha ikoranabuhanga mu micungire y'ubucuruzi bwabo. Hanyuma rero hari amakosa akunze gukorwa. Abacuruzi bamwe bakora amakosa ashobora kubagiraho ingaruka, harimo kutandika amafaranga yinjira n'asohoka, kuvanga amafaranga ya business n'ay'urugo, kudategura igenamigambi ry'ubucuruzi, kudakurikirana inshingano z'amategeko, kwikosora hakiri kare bifasha ubucuruzi gukomera kandi ubucuruzi kubakika bukabona abakiriya. Inama ku rubyiruko: niba uri rwiyemezamirimo kaburi urubyiruko ushaka kwihangira umurimo, tangira ubucuruzi mu buryo bwemewe. Ushaka amakuru mbere yo gufata icyemezo, wubahe amategeko, jya ugisha inama impuguke igihe bikenewe. Komeza wiyungura ubumenyi mu micungire y'ubucuruzi, uburezi, ikoranabuhanga n'imiyoborere myiza, nibyo bizatuma business yawe iramba. Hanyuma rero twizera ko ukomeje kugubwa neza, tubabwira ko hano kuri African Deals Domain mugenda mukurikirana amakuru agiye agezweho hirya no hino mu isi, ariko nanone by'umwihariko ukeneye ko tukwamamariza cyangwa tukaba ukeneye izindi serivisi za African Deals Domain, twandikire kuri 0788106339. Birumvikana muri serivisi dutanga twigisha urubyiruko ndetse n'abandi babyifuza gutangira business, ndetse tukanabigisha gukoresha ikoranabuhanga muri business ngayo nguko, ndetse no gukora aba content creator. Ibyo byose ni hano mwabisanga. Igihugu rero gikomeye cyubakwa n'abaturage bubahiriza amategeko kandi bakagira uruhare mu iterambere. Kumenya no kubahiriza inshingano zijyanye n'imisoro ni kimwe mu bintu bifasha kubaka ubukungu burambye. Niba umucuruzi cyangwa uteganya gutangira business, tangira uyoboke umuco wo gukora ibintu mu mucyo no kubaka ubucuruzi bwizewe. Murakoze cyane gukurikira iki kiganiro, mukomeze gukurikira African Deals Domain, aho tubagezaho ibiganiro byubaka ubumenyi, ubucuruzi ndetse n'iterambere. Murabeho twongere dusubire mu bindi biganiro n'ayandi makuru turimo kugenda tubategurira. Tuweze kugira ibihe byiza, mwibuka gukora subscribe.